pazo urabyibuka ndabizi urabizi ko pazo nakoresha mbaraga nyuma se ntiyaje tukaganira ya mpano navayo azaza hano ya mpano nazo nzavugana nawe umva mbwiye gotro icyo mvuga ni iki ngiki rero njuga ugerageze tubyumvikane tuvuge ngo turi kumwe tugize amahirwe siko bimeze ubwo nawe urimo ijana ku ijana ariko ntabwo wabyumva kuko njyewe nza nkavuga ngo itegeko rikora akazi nibasanga ibyo yakoze bimuhama agenda biryozwe urimo kunyumva ugahita wumva ko ni distance ndi kumwifuriza gufungwa oya nose namwifuriza gufungwa bimarira iki ariko ikiriho nuko nari kuzana amaranga mutima nkawe hano ngo noneho ngere naho nshobora kugoreka ijambo kuko niba urukuba njyewe ikintu nakubwira maza wumva reka nkurangize hanyuma ngoreze ijambo mvuga akantu kamwe ya mpano yakoze ikosa ni umuntu yakosa njyewe nanagiye kuvuga ngo wenda nganagire izina ry'Imana ari abantu benshi bamwishyura amafaranga kujya muri rehab akajya muri rehab akiga akagaruka akaganira n'abandi bantu bro apana agiye hari amageragere cyangwa akajya ahandi hantu umujene ni umuhungu muzima ibyo nabisaba niba ari n'abantu bishinzwe babyumva ntabwo mageragere hajya y'abapfu ntabwo hajyayo abantu urakoze cyane nabo ni abantu ariko njyewe ndasaba kuko nta muntu uba adakosa kandi rehab ugiye kureba amategeko kuri rehab bakwereka ibintu byinshi wanyweye ibiyobyabwenge abikinisha abagira ibiki abakora ibiki n'ibiki urumva ugasanga barabavura kandi bagakira rero nura n'umuhungu njye nasubira kukonfirmye ko yampana arwaye hoya ntabwo mbivuze ndi kukubwira yagenda akaganirizwa urumva man bro hari ubuzima umuntu abaho akabaho nk'umusazi kandi ari umuntu muzima sibyo ukabaho umeze nk'umuntu wasaze kandi uri muzima ukabaho umeze nk'umuntu uri mu yindi si kandi uri muzima ntaho ufite waregera utabijyana mu mategeko usazwa n'umuntu umwe gusa we wazanye mu buzima bwawe rero njyewe numva njyewe namusabira kugenda akaganiriza ibi ngibi urukumva njuga kankubaze ko mubana uretse gato ko mubana ahangaha ko mpita bafata nk'indyarya mbabare nyumve ko ya mpano mubanye nawe iminsi ku wundi umunsi ku wundi umubwira abagabo mbanye nawe iminsi ku yindi umubwira abagabo mbanye nawe iminsi ku yindi bagibyo bibazo wamanze ku point yanjye umubwire manza uve point yanjye ubone kunsubiza nose ko isu uniganisha mutara bari cyashaka kubwira ndakubaza wari ubicika kubwira se ndakubashije aya masaha deja urumva ko ya mpano aya masaha akeneye help akeneye abantu bamuba hafi mbere yuko yampana agera hano ageze nk'abantu mubana nabo mwabanaga nawe umunsi ku wundi mwamufashije iki mwakoze iki kugira ngo agere ahangaha yageze mwakoze iki uretse maze mubwire hari abagabo hari ibintu bibera mu ngo utakwitambikamo binashiduka byabaye ukabimenya mu gitondo urumva rero umuntu niba ushobora kuba nakubwira we Godfather ntabwo ibintu byose ucamo tubizi hari n'ibyo wazira tukumva wabizize kandi tubana umunsi ku munsi sibyo hari ibintu bya ntabwo tubizi umunsi ku munsi ariko hari agatego ugwamo ugashiduka kabaye tutanaganiriye kandi ugasanga ku munsi ku munsi twari kukugira inama cyangwa nanjye ubwo tubana umunsi ku munsi wangira inama ubwo se njyewe sinshobora kugira gatoya wabumpaye umwanya gato hari abantu banje bakuru ihangane gato allo yes sir ndi live kanzeho ndigwe neza nde okay zamuka bombo plate ngabonyeruka urukumva njuga soreka baza dereka amakuru nasa urukumva njuga icyo nakubwiraga yego ntabwo iki kintu njyewe iyo ikintu cyamaze kugira mu itegeko ntabwo nzavuga inkuru urimo kunyumva ndi kubwira abantu hano sibyo kuvuga nk'umunyamategeko ntabwo mvuga nk'umunyamategeko hari ikintu tumva njuga iki kintu nicyo kintu abantu gituma abantu bandakarira bakajya nabo bavanga urafungishije umuntu njyewe ndi kuvuga inkuru hano kugerageza unyumve siko bimeze iyo ndi kuvuga inkuru ndabisubiramo iyo ndi kubreakinga news unyumve neza cyane mvuga nti deja igihe cyanditse ribu yatangaje ngakotinga ibyo yavuze avuga itegeko rishyirwe mu ngiro bwana Pionika waramutse wirushyiraho kamera komera cyane Godfather umuhungu w'uburanga ufite uburanga butangaje nyirinyinya wasimbuye Meddy umusore mwiza muri Kigali ariko se wabuze umudiaspora no gukunda nanjye nifitiye umufiance by'ababyeyi ntabwo nshaka kutishimye Pionika ntabwo nishimye urumva yego mvuye mu rubanza rero ni urubanza urabona ukuntu rungana yego ni urubanza muri make y'amana amaze kuburana ariko reka banze mbere ko ntangira ubwo abakunzi ba y'amana babanze baserebeho gakeya urumva yego kuko uretse gato nyine cyaha cy'amagambo y'ivangura ntabwo kirimo mu byo yaburanye y'amano yaburanye ku byaha 6 yego icyo gukomeretsa ku bushake gukoresha ibikangisho kwangiza ikintu cy'undi ubwinjiracyaha cy'ubwicanyi ndetse kunyura umujyi n'ifungirana ry'umuntu bitemewe n'amategeko yego
ubushinjacyaha bwavuze ko ikirego cyatanzwe tariki 11 z'ukwezi kwa gatanu aho Uwineza Diane cyangwa se Vava yareze uyu Yampano umugabo we. Ubushinjacyaha bwakomeje kuvuga ko ihohotera ryatangiye mu kwezi kwa 8 kwa 2025 kugeza ku tariki 11 z'ukwa gatanu ubwo ikirego cyatangwaga. Ubushinjacyaha bukomeza buvuga ko Yampano yabwiraga umugore ko azamwica naramuka mureze. Hakaba hari abatangabuhamya uwitwa Rubayiza akaba ari umuyobozi wa Yampano atuye, Ukwizagira David n'uwitwa Iradukunda nibo batangabuhamya. uyu nguyu Rubayiza akaba umuyobozi avuga ko yageze ubwo Yampano n'umugore barwanaga yagiye gutabara, yagerayo Yampano akazimya amatara. Yamugaze y'amatara uyu Rubayiza agahita yigendera uwo muyobozi nyine. Iki bikangisho nyine ubwo nyine ndacyari kuvuga iby'ubushinjacyaha bwavuze nabona ndajya kwa Yampano. Yego. Ku bikangisho ubwo ubushinjacyaha bwavuze ko Yampano yakomeje kugenda kubita umugore we, umugore yava akajya kumurega, Yampano akamubwira ko najya kumurega azamwica. Icyo kunywa urumogi rero, Yampano yasanzwemo urumogi ku rwego rwo hejuru, uri ku gipimo cy'136. Mu gihe umuntu usanzwe bitewe n'urumogi bunakura mu miti, ndarufite nanjye rundi nawe rukurimo n'abasore barimo. Wari uri hagati, buri muntu wese agira urumogi mu mubiri we kuko imiti nyinshi bikozwe mu rumogi. Yego. Umuntu usanzwe afite hagati ya 0 kugeza kuri 20, mu gihe Yampano yasanzwemo 136. Yampano atangira kwiregura. Yego. Yampano yagize ati ibibazo byo mu rugo byatangiye 2025 ubwo amashusho yajyaga hanze. Nagize depression ndetse ngirwa no kwangwa na societe, aho najyaga mu nshuti yanjye zigacana inzara zikamvuga nabi, benshi baranyanga. Nyuma y'iyo video njye n'umugore wanjye twararwanye, amenera telefone yanjye ya iPhone 13 Pro Max. Ayimenye nanjye meniye. Icyo gihe yandumye ku rutugu nanjye ndamuruma. Ubuyobozi bw'ibanze bwaraje, abumaze kuza baratwunga, hanyuma baragenda. Bamaze kugenda umugore wanjye yahamagaye umuvugizi wa REB Dr. Mnangira Thierry. Abahamagaye yaraduhamagaye atubwira ngo tujye kumureba. Mnangira Thierry aratwunga. Vava yakomeje kuba inshuti n'abanzi banjye nakuye mu buzima bwanjye. Ngakomeza kugenda mubwira ngo abo bantu wikururira bizarangira, abo bantu bamfungishije, dore ko abo bantu ari inshuti za Jihad ndetse na Pazomani. Icyo bwinjira cyako cyacu bwicanyi rero. Yampano yiregura avuga ko bari mu rugo, afite gahunda yo kujya muri sauna nimugoroba. Umugore nawe amusaba ko bajyana muri sauna, ko batarajya mu kabari tabanje kurya. Babanza guteka, Yampano arakererwa agera ku kabari ku isaha y'isasa, atangira kuririmba saa 7:30, asoza saa 8:30. Icyo gihe rero Yampano asoje yabwiye inshuti ze atereka duce muri quartier tubanze tumene habiri. Baca ngaho baranywa, ageze ku icupa rya kabiri ngo umugore aramuhamagara afite uburakari bwinshi, aramubwira ngo mu minota 15 mungezeho. Ati kubera ko umugore wanjye nzi uburakari bwe yankubitaga nanjye nkamukubita tukarwana nyine, nahise ngira ubwoba ndataha. Ntashe nsanga yarakaye cyane, ariko birarangira ndaryama amagurutse saa 4 nsanga yatetse turarya. Bigeze saa 7 mubwira ko ngiye muri studio. Nawe arambwira ngo agiye kureba inshuti ze. Muhamagaye njyewe niyumvira yibereye mu kabare. Icyo gihe ngo yavuye muri studio saa 6, agera mu rugo asanga Vava ntawe uhari. Bigera saa 9 Vava ataraza, bigera saa 4 Vava ataraza, bigera saa 7 za kumwa Vava ataraza. Icyo gihe Yampano nyine yafashe umwanzuro wo gufunga inzu ye. Abantu bakoreraga cyane sinabyumvise, barakomeza barakorora bagera kuri iki numvise cyanyuma. Ubwo Yampano akomeje kwisobanura ko ndakeka muri kunyumva muri kumagara, ndaje bite mwitaba. Yampano avuga ko icyo gihe tashe ageze mu rugo ngasanga inzu ye irera. No, yaratashe ageze ku gipangu, ndaramubaza ngo ngese Yampa twabanye nabi ku buryo wimuka ntumbwire. Yampano amubwira ngo sinimutse. Yampano amubwira ngo siyimutse, arandira ndabanga ngo ufungura urebe. Yampano ageze mudasanga ngo umugore yatwaye ibintu byose. Umucamanza akamubwira ngo rero ngaho uri kumwavuka wawe akuburanire, nibyo ngibyo no kuburanisha bimeze.
ibintu by'ingenzi birimo ni ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere ni uko icyaha cy'amagambo y'ivangura y'amahano ntakiri kuri cyamukuweho. That is good news. Kabiri ni uko y'amahano yasanzwe mu rumogi ku gipimo cy'166 ariko aranabyemera abisaba imbabazi avuga ko atangiye kunywa yiga segonderi ariko akaza kuvaho. Ikindi cya gatatu ngo kizima cy'ingenzi kirimo urwumva urubanza nk'abantu turimo urumva ko ni amakimbirane y'abana ngo umugore aranduma nanjye nkamuruma. Urumva ni ibintu birimo guhangana. Umugore yaraye mu kabari nanjye najya gukararamo, naraye mu kabari umugore aramima najya kurara mu kabari, yandumye ndamuruma ndamwishyura, narakingaga ngo tukarwana tukikiza bikarangira. Urumva ni ibintu by'abana n'ibintu utamenya. Wowe ni cyiza kirimo nuko amagambo y'ivangura yamuvanweho. Ikiza nuko ari kwemera ko yamweru umujya kanabisaba imbabazi. Ikindi kuri cyacu bwinjira cyabo mu bwicanye nuko uko bigaragara nyine ahubwo y'amano yitambitse iyo moto akaba ari yugonga y'amano atari y'amano wagonze moto. Nibyo ngibyo by'ingenzi navuga birimo. Hanyuma rero ubwo nukuvuga ngo baza n'ifungura ry'agateganyo. Yego n'ifungura ry'agateganyo kuri 30. Ubwo bazasoma urubanza ryari? Umwavuka ari kuvuga ngiye gusubiramo. So bahita bategeka ko amanuka cyangwa bazagira bibigenda bite? Bategereza urubanza baravuga itariki ruzasomerwa, ubwo itariki tuzaza twumve niba y'amana ari butaye cyangwa barajya mageragere. Nukuvuga ngo uvuyemo ubu ngubu hategerejwe iki? Warimo ategereje umwanzuro kano uretse gato kambe myutinze ndiko nabasohotse numva igihe urubanza ruzasomerwa. Okay. Godfather ni iki? Ni iki ahubwo wowe ni iki utumvishe? Ni iki kidasanzwe? Ikintu kidasanzwe cya danje cya mbere kibamo abantu iyo baburana ibintu by'abana ni bya bintu nakubwiraga bro, ni ibintu biba mu ngo. Hanyuma umva rero umugore akagukubita ipanu nawe ukamukubisa urushyi. Man, ibi ni ibintu bitubaho. Juga imyaka ufite ntabwo uri umuntu ukoresha amarangamutima. Sinkoresha amarangamutima mana yawe. Uretse gato kubera iki yampana amaze igihe kingana iki afunzwe? We Rucabana azasomerwa ejo ni kutari kwa gatanu tarihesha kwa gatanu barabyihutishije. Azasomerwa? Azasomerwa kwa gatanu saa 9. Kwa gatanu nibwo azasomerwa. Okay. Reka dutegereze turebe ubugiye bagaruka. Ngayo nguko. So gahunda nuko imeze. Umuhanzi iyampano uwo rizagwira kuwa gatanu nibwo azagira ate azasomerwa. Mwandike muri comment azamanuka amageragere cyangwa azataha mu rugo. Kubera Imana azataha. Njewe ndabashije bari muri comment. Imana se yari muri rukiko cyangwa azakoresha itegeko? Akora Imana je itegeko. Imana bishyizeho ikiganza nta kitaba. Kwagiye murareba azataha azamanuka amageragere asangiye bajahadi. Godfather wewe kubera wewe vuga opinion yawe. Azataha. So jewe ikintu numva nanashimira y'amano ni gute uri wafunze mike yawe ugiye kwiharira ntuza urumva ufite ibitekerezo n'ibintu ni igitekerezo. Ibyo bitekerezo bya bitangira n'abandi bakavuga ndetse nereka abantu bavuga badashaka kumvuga bazamumanura rwose. Ariko se uri kumanura wowe kubera iki? Ariko abantu babura abahetazi. Stop. Jewe ka ahangaha nigo waruvuze ngo iki? Waruvuze ngo ntabwo ngiye ntanga opinion iki? Je uburyo nkora inkuru njuga. Urimo kumva? Urabona uburyo ibi ngibi. So it's like my audience nukubabwira ibiriho. That's all I do. Jewe nyine ibiriho kuki? Niba uvuga ibiriho vuga kuki kubyo wumvishe pyo nikamaze gusesengura. Yemeye icyaha cyuko ndaga amatwi yamweye urumogi akiga agira harusubiraho ajya n'ahanarongera rumwa mu rwego rwo kuruvaho yinywera veb. Sibyo arasabira imbabazi. Reka nkubaze se. Hanyuma itegeko rivuga iki kuri ibyo ngibyo iyo bigenze gutyo? Uramutse ubyemeye unabisabira imbabazi
nibo bafata umwanzuro bagufunga cyangwa kujyana muri rehab. nibo bagira bate Mpamvu nakubwiye ngo uretse gato bagufunga cyangwa bakakujyana muri rehab. Wowe biterwa n'ibyo usabye unabyemera gusa kubivaho. Wowe ubyemera kubivaho kuki utajya gukora rehabilitation ukava muri rehab ukavamo wamenye ubwenge. ibyo umwanzuro uzafatwa nande Ntabwo ari twe abantu tuwufata ariko n'ababyumva niba banawufata bamurenganure rwose umuhungu igemo y'ukwezi shareka nkubwize ukuri Godfather njye Imana ibintu boro byambabaje. Nukuri kw'Imana.